Hello guys, iyi ni Shyazoo Trading. Uyu munsi reka tuganire ku rugendo rwacu, akantu gato abantu badakunze kuvuga, ariko uyu munsi naje kugira ngo tukaganire. So ubusanzwe ngewe nangira ibintu bya Forex Trading 2024, ubu ngubu so far hagiye gucaho imyaka 2 igiye kurenga, ubu nenda kujya mu mwaka wa gatatu. Hari ibintu byinshi cyane byandanze, ari byo nawe nshaka ko nimba ari bugitangira cyangwa se wumvisha amakuru ahandi hantu, cyangwa se yabonye bwa mbere anga kuri Shyazoo Trading ukaba ugiye gutangira Forex na crypto, nyaboneka manzo muri kire witonze gake gake. Ndamanza mvuye ku rugendo rwanjye iminota mike cyangwa 2, ubu nimbone gukubwira nakandi kantu gato yakingenzi ugomba kumenya. So bwa mbere nyitangira Forex 2024 nari numvisha amakuru aho hantu, no ni inshuti yanjye yari bikumbwira ati abantu bari kubona amafaranga cyane mu bintu bya Forex na cryptocurrency. So urumva nawe rero nimba ari nkuko wakiriye amakuru n'iki bakubwira iki, iyo wakiriye amakuru gutyo nago nyine umuntu ubugwaye amakuru hari detail nyinshi cyane aba kwimye nyine, nago abagwaye amakuru yose ahagije, aho bati se wabyiga gute byamena gute. Icyo genda byibuka ndangiye umuntu wo kubyiga n'iki n'ibintu nk'ibyo, andangira umuntu wabyigisha n'iki, anyereka n'ukuntu ibintu bikorwa bicya n'iki, ngenda amenya amakuru, menya udusupport n'utu resistance n'iki 2024 n'iki. So ndagenda nigaho utuntu dukeye, ariko muri icyo gihe ndibuka ko nakoreye kuri demo nk'iminsi mikeya nyine, nkabona demo ibintu biri gukunda, wow nkabona kuri demo ibintu biri gukunda. So naye kubwanjye nkavuga ati I can make it, siko nayakorera kumbe nibuke ko kuri demo ndi gukorera kuri demo y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 100 na stop loss ndi gushyiraho, biri kujya muri drawdown wenda y'igihumbi cyangwa se nkaba muri loss y'ibihumbi 5, bikazanya bigasubira bikagaruka, nkaza kubona win nkakeka ko ari uko ngo kuri Forex bimera. Simenye ko demo nubwo ari ibihumbi 100 by'amadolari nabyo mfite right now, naho nahita mbikura, naho namenye ko demo basi naga trading ari nk'iy'amadolari 50 cyangwa se 10 cyangwa 20 nshobora kwa affordinga, nkibwira ko yuko ku bihumbi 100 bya demo account by'amadolari nanjye namenye trading. So icyo genda byibuka neza, ntabwo byamfasha amezi arenga ne cyangwa 5 gucya, kuko ndumva byari nko mu hagati y'2024 nko mu kwa 5 gucyo, mu kwa 6. Ndabyibuka neza kuri Noheli n'iki naye numvisha ibintu bya Profam, maze iminsi numva ibintu bya Profam, nahise nirukanka mitangura funded next. Icyo gihe nahise ngura Profam my friend byari bikaze. Gusa mbere yaho naho nigeze kugezaho udufaranga dukeya, ndabyeka twahiye nk'inshuri imwe ibintu tudore tujya muri 5 cyangwa 10, none mitangura Profam. Icyo gihe mbere yo kungura Profam hari ibintu bibiri nari niyizeho neza, nayo nyiri wa muntu n'ubundi ufata trading mwumva ko wow ari amafaranga ngiye gukorera, ndege excited ibintu bimeze gute. Kandi icyo kintu cyo kuba excited, niba uzi ko ujya gufata trade ukumva ko ari ibintu bire excited bishimishije cyane, ukumva ko ugomba kwifata umutima wawe rwose wumva ari win, naruzi utari kwitekereza utari gutekereza n'igihombo na gato. Bigendemo gake my friend, bigendemo gake umanza biga, kuko turacyafite urugendo runini. Ariko so far excitement yagiye igabanyuka, ariko icyo gihe nari mfite excitement, numva ko ibintu byose kabisa ari ukuza ngahita mfata trading agira iki. Ndebyibuka naguze funded next, nayiguze funded next bari batanze na promotion. Murabizi ko funded next so far amadolari 32. Naye mfite ahantu nabonye $2 n'iki, ngura funded next byari kuri Noheli, baba batanze promotion, bakoze reduction y'amafaranga angaye, bagize nyine bakoze discount, nako bakoze discount y'amafaranga wenda amadolari 3, ugasanga wenda uraza nko kwishyura amadolari 30 yabiri bakugabanyirije. Bari batanze promotion, ndabyibuka nayiguze nk'amadolari 29 gutyo kuri Binance, niho nishyuriye. Nzayana mbereka uduproof n'iki n'amatariki n'ibiki nuko nayiruzinze byose, nzayana mbyerekana. Narayiguze, ariko kubera ko ntabwo nagasobanukiwe game neza ya Forex, numva ko ari ibintu nyine umuntu azamo yirukanka aho bagurika nyine, ari ibintu nyine byo kuzwe tukira, no suko bimeze. Narayiguze, nyikiyigura nyine kwa kuntu uvuga ngo wayiguze. Ndabyibuka nayiguze muri weekend, ari nko like kwa 6 nayiguze ari muri weekend, isoko ntabwo riba rikinguye, ku cyumweru bicamo kwa mbere, ariko nyigura kwa 6 of course yangezeho n'amadrawdown nayo ndi kuyabona n'ibiki byose ndi kubibona, amarules nayasomye n'ibiki byose nabisomye. Ariko ikintu gisekeje cyaje kubaho nuko uwo munsi kwa 6 n'ubundi nararyamye, ko mwumva nyine akantu ko gushaka gutradinga kandimo. Nawe ndabizi bikubaho nimba bikikubaho menya ko mfite urugendo, still dufite urugendo guys. Ku cyumweru ho
ku cyumweru ho uwo munsi wo ku cyumweru murabizi ko saa 7 z'ijoro nibwo umunsi utangiraho kuwa mbere. Ku cyumweru rero ni nkaho wajyaho naraye ndeba isoko ryabaye rikijyamo. Icyo gihe nakuze amasapoti n'ama resistance. Wow, nziko iyo candlestick kubise kuri support akenshi umuntu ahita yinjira agira ibiki byose. So ku cyumweru rero isoko rikijyamo ntago naryamye. Rikijyamo nyine kuwa mbere, urumva kuwa mbere nibwo isoko riba ryagiyemo, saa 7 za nijoro nibwo ritangira. Gorudi no kuri GPGPY icyo gihe sinaryamye. Why? Excitement. Numvaga nshaka gutradinga bikomeye cyane. Icyo gihe nese mfungura position zigera nko mu 10 kuri 0.002 0.03. Kuri GPGPY ntabwo bigenda cyane, ariko nabwo bari amadolari menshi cyane ugomba. Ndafunguye position ziba ziramanutse. Ibintu byose biriho ngo twige guys. Nzifunguye hari ukuntu ujya muri drawdown ukavuga ati ni kumenya guhumba nk'amadolari 50 60. Icyo gihe ndi guhumba like 60 or 100 USD. Ndi guhumba nk'amadolari n'ijana gukiki. Navuga ati okay, ubwo ndi guhomba kandi rikaba rigarutse kuri ya support n'ikinaciye ari zone nini cyane y'amasaha ne gutyo, ni zone nini cyane. Okay, kanongere nkandi zindi buy nyinshi. Yewe nako nonge nsubizamo pair za position za buy nkanda nyinshi cyane kurusha. Ngira position zijya nko kuri 30 like 20, I don't remember, sinibuka umubare ko byari nyinshi cyane. Guys, zicyaje kubaho uwo munsi ndabyibuka nahise momba amadolari agera muri angahera 250 gutyo. 250 no. Oya kuko daily amafaranga utagomba guhomba yari amadolari agera muri kanibuke neza. Yari amadolari agera nko muri 200 gutyo. Yes, 250 gutyo 200. Kigenda ndabyibuka naho mu amadolari hafi 200 gutyo. Noneho kuba ko nasomye drawdown rules bavuga ko ku munsi utemewe guhomba amadolari nibura ngahe 200 gutyo. Iyo yahombye bitafunga account ubwo ni nka 5%, 250 utemewe kuyahomba. Icyo gihe nahombye amadolari hafi 230 gutyo cyangwa 210. Undi munsi ukurikiyeho kuri profile kwa kabiri ari naho yahiriye. Narabyutse gutyo ndavuga ati okay, ubwo noneho mbonye nahombye yangaya kamfungure basi position nyeya nta mururumba. Ariko ikosa nakoze nanone nashize kuri lot size nini kandi n'ubundi ninje na confirmation nyinshi mfite. Ndongera nkanda buy. Icyo gihe nakanze sell ndayopose. Data we. Isoko ryarankubise riransubirana neza. Profile nahise nyihomba bahitanyuriza hari ukuntu bahita nakweza niba ari notification sindibuka neza niba kuri email bakizitanga. Tambwe ati waferinze profile wagura indi ukareba uko bimeze. Icyo gihe narababaye cyane nyine numva mu mutwe itakurya cyane nyine tu. Gusa 2024 yaje kuvuna injamini na 2025. Icyo gihe mbafashe pause mara nk'amezi angagera muri 5 gutyo na trading amafaranga ya nyayo nkazangerageza kutudemo niki. Ariko no muri still umwaka wenda kurangira nabwo nongeye ngura indi profile. Ibyo nabyo nzabivugaho gutaha. Gusa so far binashaka kubabwiraho nuko iyo winjiye muri iyi game ya Forex trading hari ibintu bingaho ugomba kumenya bitatu by'ingenzi, bine by'ingenzi. Ikintu cya mbere si ikintu cyoroshye nyine kuza ngo uhite ukiriramo ko wiboneye kose, ni ikintu gifata igihe bikagusaba kwihangana no gukora cyane. Kandi ikintu cya mbere nanone icyo ngicyo tukiri muri ibyo ntago ari ukuvuga ngo umuntu ufite amafaranga ngo ni utsinda muri Forex. Ushaka no kufite miliyoni gate cyako kanya na miliyari ushaka kubifite ako kanya gate isoko nawe ryitaye ukuntu meze. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya iki risk management. Ukamenya ese nimba nakaje aya madolari 10 kuri iyi trade, ese ubutaha andi madolari ahari yuko nashyiraho nkaza ku maximize nka taking profit yo kuzarikavaringa aya madolari 10 nahombye, ese ni impombe incuro 3 zikurikiranya balance zabikiriho. Ibyo bintu byose ni risk management. Ibyo bintu utari wabimenya muri Forex ntabwo wa successing. So far n'ubu nibyo nyikirwana nabyo for sure guys. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya iki strategy, gukora ibintu bimwe buri gihe ukinjira isoko rimwe mu buryo bumwe. Kurya njyane nkakubwira ati Shyazoo we ni gute winjira isoko body kandi close iminota 30 ya breaking support ngri testing ahita selling. Ibyo gusa akaba ari gutyo ninjira isoko gusa marking support body kandi close iminota 30 retest nkahita buying ya breaking support. Ibyo gusa akaba ari ibyo gusa
iyo ngiyo rero niyo bita strategy, aba ari ikintu horo usubiramo kuryo wakiri repeating inshuro zirenga 100 buri gihe usubiramo ibintu bimwe ureba result, iyo niyo bita strategy. Ikintu cya kane nacyo cy'ingenzi cyanyuma ni iki, ugomba kuba mu mutwe wawe hari ready mindset, ukontorora ubwonko bwawe, kuko nk'ubu ngubu my friend so far ubu ngubu iyo mombye rimwe kabiri umunsi umwe ibiri, iyo mombye iminsi ibiri ikurikiranye mu mutwe wanjye ready haba hahindutse. Yego si bikimeze nka mbere ho nahitaga mba nk'umusazi, nkita nkora deposit nyinshi, nkaguza amafaranga zamuka shingagira ibiki, but ubu ngubu ho ngerageza gukontorora nyine gake ibintu. Ibyo bintu byose bigera muri 4 uramutse uticaye ngo bimenye ngo bishyire ku murongo. Forex ntabwo wasanga isesinga uko bishaka, nibyo bintu tugomba kurwana nabyo buri munsi. So nimba udukurikiranye sofa ukageza n'ubu ngubu, washaringa n'inshuti zawe n'icyo ugatera comment, like, share na comment byose, ugakora subscribe, ukatubwira n'ibyo ushaka kuvugaho n'ibyo tutavuze, ukatubwira nuko byumva cyangwa se nimba byumva kimwe nkayo. Niba uri umuntu mushyi kikomeza dukurikiranye kuri Shyazoo Trading. Ciao ciao.